twitabira ingoma y'urukundo nyagasani ahangaha kuri buri munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatanu w'icyumweru cya gatanu cy'igisibo, tariki 22 Werurwe 2024. Isomo ryabinyo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 20 umurongo wa 10 kugeza ku 13. Njyewe Yeremiya numvise imigambi y'ubugome bwa rubanda, iterabwoba impande zose, ngo nimumushinje natwe tumushinje. Abahoze ari inshuti zanjye bari barekereje ngo nagwe, bati wenda hari yashukika tukabona uburyo tukamwihimura. Cyakora Uhoraho ari kumwe nanjye, akintwara idahangarwa. Abanzi banjye niyo bagiye kudandabirana batsindwe. Bazakorwa n'ikimwaro cy'uko batsinzwe. Bazahorana ikimwaro iteka ubutazibagirwa. Uhoraho Imana umugaba w'ingabo niwe uzi imibereho y'intungane, ugasuzuma imitima y'ibitekerezo bye. Nzareba ukuntu uzabansindira, kuko ariyo naragije akaga kanjye. Nimuririmbire Uhoraho mumusingize, kuko yaruye ubugingo bw'umuzigirizwa mu minwe y'abagira nabi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 18. Haragasingizwa Imana, niyo mukiza wanjye. Uhoraho ndagukunda, wowe mbaraga zanjye. Uhoraho niwe rutare rwanjye n'ibirindiro byanjye, akaba n'umurengezi wanjye. Ni Imana yanjye n'urutare mbungiramo, akaba ingabo inkingira n'intwaro nkesha gutsinda. Ni nawe buhungiro bwanjye budahangarwa. Ingoyi z'urupfu zari zandadiye, imivumba ya Beliyari inkura umutima, ingoyi z'ikuzimu zirangota, n'imitego y'urupfu ishandikwa mu nzira nyuramo. Nuko mu magorwa yanjye ntakambira Uhoraho, ntakira Imana yanjye. Nawe rero yumvira ijwi ryanjye mu ngoro ye, imiborogo yanjye imugeraho. Haragasingizwa Imana, niyo mukiza wanjye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 10 umurongo wa 31 kugeza ku 42. Muri icyo gihe Abayahudi bongera gufata amabuye yo kumutera. Nibwo Yezu ababwiye ati, naberetse ibikorwa byinshi bituruka kuri Data, none muri ibyo bikorwa icyo muntera amabuye ni ikihe? Abayahudi baramusubiza bati, si igikorwa cyiza gituma tugutera amabuye. Turakuziza igitutsi ututse Imana, kuko uri umuntu maze ukigira Imana. Yezu arabasubiza ati, mu mategeko yanyu ntihanditse ngo naravuze nti muri Imana? Ubwo amategeko yita Imana ababwiye ijambo ry'Imana, kandi byanditswe bidashobora kuvuguruzwa, mushobora mute kubwira uwo Data yatagatifuje akamutuma munsi ngo uratuka Imana, ari uko ngize nti ndi umwana w'Imana? Niba koko ndakora ibikorwa bya Data, nimureke kunyemera. Ariko niba mbikora maze mukanga kunyemera, nimwemere byibura ibikorwa nkora, kugira ngo mumumenye kandi mwemere ko Data ndimo, nanjye nkaba muri Data. Nuko bongera gushaka kumufata, abaca mu myanya y'intoki. Asubira hakurya y'Yorodani, aho Yohani yajyaga abatiriza mbere, agumayo. Abantu benshi barahamusanga bavuga bati, nta gitangaza na kimwe Yohani yigeze akora, ariko ibyo yamuvuzeho byari ukuri. Abari aho benshi baramwemera. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abari aho benshi baramwemera. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Ibintu biri byitondere mu byo wicaho turongo 2. Umuhanga niwe wavuze ati, nujya kugambana uzacungire hafi, kuko naho uzicwa ugambaniwe. Arongera ati, nutangira ibintu byo kugeroga abandi, ukagira uburozi ukaroga, uzacunge, ushobora gupfa mbere y'uwo muntu washatse kuroga, kandi byaba. Naho umugani w'ikinyarwanda ugira uti, umwanzi agucira akobo, Imana igucira akanzu. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Amasomo kizi byacu dutegura uyu munsi araryoshye cyane, ajya gutuvanamo ubugome bwose twifitemo, maze wowe nanjye twari twifitemo ducyeregesho tubugome, utubori tw'ubugome. Vuba na bwangu aya masomo atambuki wawe ni wanjye, maze dukire tubone no gukiza abandi. Ubwo tujye kuzirikana ku ngingo igira iti, wirinde kurwanya Imana. Hari igihe ushaka kurwanya Imana mu bitekerezo byawe bibi biganisha ku migambi mibi, cyangwa ukarwanya Imana mu magambo yawe mabi, amagambo y'amahomvu, ibitutsi, cyangwa ukabarwanya Imana ku buryo bwa gatatu, ibikorwa bibi, ibikorwa by'icuraburindi, ingeso mbi z'umwijima. Ibyo byose ntabwo byorohera Yezu,
ujye umenya uti aho uri gutera Yezu amabuye, uyu munsi wirinde gutera Yezu amabuye, wirinde kurwanya Imana. Ese wagize ngo abarwanya Imana n'abapagani? Reka da, ahubwo n'abakristo yewe babandi b'indani, babandi bashobora kuva ku muryango wa kiliziya bapfukamye bakagera kuri alitari bapfukamye. Abo ngabo bene abo ngabo harimo bamwe bashobora kurwanya Imana, harimo bamwe bashobora gutera Yezu amabuye, kandi basangiye mwa. Uyu munsi nawe wirinde kurwanya Imana. Dufite ingero ebyiri z'abantu barenganye bakarwanywa, narinjye kuvuga na bene wabo, abamenyi inshuti. Uwo ninde? Ni Yeremiya ndetse na Yezu. Ubwo turi mu gihe cy'igisibo, turi hafi gusatira ubabare n'urupfu bya Yezu Kristo, ariko bizatuganisha hehe? Kwizuka. Abahanuzi ko ari babiri, Yeremiya na Yezu, baratwereka ko iyo wiringiye Imana iragutabara, kuko nyine uri kuvugira Imana. Yamvugo nanone igira iti, usuzuguye intumwa burya basuzuguye n'uwayitumye. Nusuzugura Yeremiya watumwe n'Imana, umenye ko ari Imana ubwayo usuzuguye. Nusuzugura Yezu ukamupinga, ukamuhigahiga, ukashaka ku buryo bwose wamufata ngo umutere amabuye, uzamenye ko uri gutera Imana amabuye ubwawe. Wirinde kurwanya Imana. Mu isomo rya mbere twumvise umuhanuzi Yeremiya mu gihe akikijwe n'inshuti ze, akazaze kumuhigira imigambi mibi. Ubwo yagize ati, abahoze ari inshuti zanjye bari barekereje ko nagwa, bati wenda hari yashukika tukamubona uburyo tukamwihimura. Amen. Mbega abagome, mbega ababisha. Tekereza nawe ukurure iyo foto buryo bishye abantu b'inshuti zawe, inshuti zawe magara, babandi koko b'indani, babandi mugendana, babandi mukorana, akaba aribo bageze bate, bari gukubita agatoki kandi bati reka tore buryo twamutega. Buryo umuntu mubana ni ushobora kugambanira cyangwa kanagukiza, kukiza atagukiza ubundi. Uko biri kose, Yeremiya abibwirijwe n'Imana azatahura imigambi yabo mibisha, kuko ashyize amizero ye muri Nyagasani. Nibwo muri indirimbo ya Buri aririmba agira ati, haragasingizwa Imana niyo mukiza wanjye. Amen. Nahandi nagira ubuhungiro usibye ku Mana, kuko Imana niyo yandokora. Mu gihe Yeremiya mu isomo rya mbere agambanirwa n'inshuti ze za zindi magara bene wabo, Yezu Kristo nawe uyu munsi turamwumva mu Ivanjiri. Ni bande bari kumuhiga? Ni bene wabo, Abayahudi, abakuru b'umuryango, bagira ngo mumufate bamwice kubera ibitangaza akomeje gukora, kubera ishyari. Bagize bati, muri icyo gihe Abayahudi bongera gufata amabuye yo kumutera. Twongeye tuzirikane ku makosa biraremereye, ibyaha bibiri bya rutura byatumaga bashaka kugutera amabuye muri Isiraheli. Ubwa mbere ni umukobwa, umwari, umubyeyi, umudamu babaga bafashe yasambanye bakamutera amabuye, cyangwa yatwaye inda nyine ku buryo butemewe n'amategeko. Ibyo rero byamubereye intandaro yo kumutera amabuye. Umva ukuntu Yezu nawe bajye kumutera amabuye. Ubwa kabiri, kugutera amabuye kubera ko watutse Imana, le blasphème, l'adultère et le blasphème, kuba watuka Imana. Iki gitutsi rero nicyo bari gushinja Yezu ngo aratuka Imana, kuko Yezu yavuze ko ari Imana. Ni Imana koko, ni Imana yagize umuntu, Yezu Kristo waje kuducungura. Ngibi birego bya Yezu nk'uko bagiye kumutera amabuye. Nawe mu Kristo, nanjye mu Kristo, dutereza amabuye ryari? Dutereza amabuye iyo tuvuye mu ikoraniro, tuvuye gusenga, ngo twabaye ba Kristo, twumvise ijambo ry'Imana, tugahabwa na Yezu mu Karisiya, twarangiza tukavuga nabi, twarangiza tugatekereza nabi, tugapanya imigambi mibisha, twarangiza tugakora ibikorwa by'icuraburindi, ibikorwa bibi bibisha. Byose no gutera Yezu amabuye. Mba ni gutera Yezu ibuye nanjye igihe cyose ni gukora nabi. Ibintu tubishyire ku Bayahudi bene wabo Yezu gusa, natwe igihe cyose tuvuye gusenga, tuvuye mu rusengero, ariko tukongera muri bya bikorwa by'icuraburindi, natwe tuba turi gutera Yezu amabuye. Burya uwabara amabuye tujya dutera Yezu nyine n'ibyaha tuba turi gukora igihe cyose, turi kugambana, igihe cyose turi kugira ishyari, igihe cyose turi gucura imigambi mibisha. Aha ni amabuye menshi tuba turi gutera Yezu. Umuhanga niyo yavuze ati, icyaha kimeze nk'inkota uri kujomba mu mutima w'Imana. Imana imeze nk'iri hagati, nuko rero tukayikikiza twese. Umusambanyi akayitera ibuye, umusambanyi akayijomba inkota, iryo ni ibuye, Imana igashinyiriza. Igisambo gikayitera inkota, Imana igashinyiriza. Ariko iri kubabara, umubeshya akayitera inkota, Imana igashinyiriza.
umugambanyi, umubeshyi, umunyeshyari, igisambo, indaya z'ubwoko bwose. Ayo mabuye, iyo mihoro, iyo migera, ayo macumu, izo nkota tuba turi gutera Imana, nawe wo gushyira hagati, akagushyira mu ruziga hagati, aho ngaho nawe ibyo byuma wabyihanganira. Nguko rero uko natwe abakristo iyo turi gukora ibyaha, turi kujomba Imana, turi gutera Yezu amabuye. Yezu se yahungira he? Yezu rero arifuza uruhande yakandiraho kugira ngo ahungireyo, bityo ibyuma biramurembeje. Navugaga ibyaha biramurembeje. Ese waba uri mu bo Yezu ashobora guhungira iwe, akaberekera ku ruhande rwawe, ubundi agatambuka akagenda? Ibaze nanjye nibaze. Uri umukristo w'indani, nguye ukubiteza amabuye ukayamutera, kenshi no uri kwitera nyine amabuye. Bya bindi navuze haruguru, iyo upanze imigambi mibisha, akenshi nani wo nyine igira ite, nani wo ni wowe nyine ubihomberamo, urucira mu kaso rugatwara nyoko. Ndifuza gusoreza ku mwitozo uza gukomeza uzirikanaho. Muri izi mbwa uko ari enye, irushije kuba indi ubu bwani yihe? Ngo imbwa ya mbere, ngo umunsi umwe ngo umubyeyi ngo yagiye gusura inshuti ye. Ngo igeze ku nshuti ye, nuko isanga inshuti ye iri kunywa kaji mu gacupa. Nuko irangije ifata utungucenge imanurira muri ya ji, igira ngo inshuti yayo yayi n'inshuti ikomeye ihita irangira, ihita isezera ku biryo. Nuko ngo bakomeza kuganira. Mu gihe cyaje kugera, wa mubyeyi wari umaze gushyira utungucenge muri ka gacupa k'umutobe, nuko arigendera, arikura, aragenda asubira iwe, kuko nyina yaramaze kurikora. Nuko kamwanya ya nshuti ye itarongera gusomaho, kamwanya igize icya, ibona umwana araje avuye ku ishuri ashonje ameze nabi. Nuko umubyeyi arareba ati, koko nkomeze nkwe yiji, uyu mwana n'inzara mbona yamwishe kubera urukundo. Nuko umubyeyi agira atya, ahita afata yaji ayihereza wa mwana. Nuko wa mwana ngo aragenda nkwa yaji, ngo agera mu rugo akiri kuyinywa. Nuko mama wamubonye arikanga kubera agacupa yarafite. Mama we arareba hirya areba hino, maze abaza wa mwana ati, iyi ji uyikuye hehe? Nuko aramubwira ati, mvuye ku nshuti yawe niyo yumpaye. Wa mubyeyi neza apika krize, akurikije uburyo ari we wakaranze wa mutobe mu Kinyarwanda. Nuko arababara bikomeye cyane, agira ishavu n'agahinda. Ngo mu gihe akomeje kugira ishavu n'agahinda, hagati aho wa mwana nawe yaratangiye gusamba, kuko uburozi bwari butangiye kumucengera, urucira mu kaso nyine rugatwara nyoko. Icyo bita kwihekura. Imbwa ya kabiri ngo ni umukecuru agiye kuroga abantu bakomeye cyane. Amaze gutegura ibirori byo byari mu burozi, nuko aragenda abanza kujya kumva ko ubwo burozi bwakoze, kuko ashaka kubica bose agahita barangiza. Nuko muri uko kumva nyine namwe murumva, yakomeje kumva kugeza nyine kumva gutegura uburozi, ukajya no kumva ko bwakoze kugira ngo urushaho koroshya imbaga. Imbwa ya gatatu ngo ni umujura wagiye kwiba sheke ku mukiro ukomeye cyane. Nuko amaze kuyiba asinyaho ibifaranga byinshi cyane bishoboka cyane, arangije agiye kubikuza ya sheke muri banke. Ageze kuri gishe asanga nyiri ya konte, nyiri ya sheke ari kubikuza no kubitsa amafaranga. Birumvikana ko icyo gisambo batagifunze gusa. Imbwa ya kane, abagabo babiri b'inshuti bari basangiye konte y'amafaranga, babitsaga amafaranga menshi bitewe n'imirimo bakoraga y'ubucuruzi. Nuko rero ngo umunsi umwe baza kujya kubitsa ibifaranga byinshi kuri iyo konte bivuye mu bucuruzi bari bamaze gucuruza. Nuko avuye kubibitsa, umwe afata mugenzi we amuroha mu rwobo kugira ngo abari uzagira ute uzabikuza ya mafaranga wenyine, kuko yari menshi. Nuko amaze kumuhanyura muri rwa rwobo, amaze kumwica, bishoboke ko yapfundikiye, ubundi arataha. Wageze hirya kure, aza kwibuka agapapuro kari kariho umubare w'ibanga, kode yo kubikuriza amafaranga, kari mu mufuka wa mugenzi we, wa undi amaze gutaba hehe muri rwa rwobo. Nuko asubira n'igitaraganya agiye kumutaburura kugira ngo ngere akore mu mufuka, akuremo ya mibare y'ibanga, ubundi amutaho mu ngaho mu rwobo. Yewe na nubu aracyari gushakisha, aracyari kumusaka impande zose muri wa mwobo kugira ngo amukoreho ka gapapuro. Ubanzana no batarakabona, ubanzana no batabona umubare w'ibanga. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ese muri izi mbwa uko ari enye,
niyirushije indi ububwa ngo kuko urucira mukaso rugatwara nyoko ngo kumaza gucira kobo Imana igucira kanzu. Muyoboke w'Imana nawe ufitemo imigambi mibisha yo kugambanira abandi, yo kugira abandi nabi, yo guhemukira abandi, sigaho kuko nta mahoro umunyabyaha kandi umugome nta mahoro ye. Urashaka nawe kuzapfa uri umugome? Urashaka nawe kuzapfa bakugambaniye? Niba udashaka kuzapfa bakugambaniye, waretse ubugambanyi, waretse ubukome. Mbega ubugome buraha kugirira intore z'Imana ububisha, ba Yeremiya, ba Yezu, gukubita Yezu amabuye, kurwanya Imana, kurwanya bagenzi bawe, gukorera bagenzi bawe ibintu bisharira. Ujye umenya ngo ushobora kuba uri guhima bagenzi bawe ariko nawe uri kwihima buhoro buhoro. Rero icyiza nuko wahora ukora neza. Muri iki cy'igisibo turi kwitegura ububabare n'urupfu bya Yezu Kristo bizatuganisha kwizuka. Nawe rero wongera urebe igihe cyose umara mu matiku, mu manyanga, mu kubeshya, ubusambo, ububeshyi, ingeso mbi z'urukozasoni, ubusambanyi, ubusinzi n'izindi zose zibangamira Yezu, ukaba uri gutera Yezu amabuye. Ni mucyo muri iki cy'igisibo turangamire Yezu Kristo, ducike ku ngeso mbi, twitegure kwakira ububabare n'urupfu bya Yezu Kristo ugiye gutwamirwa ku musaraba, kugira ngo tuzakwana urugendo tumutwaze umusaraba. Babandi bamubabaza, babandi bamujomba amabuye, babandi bamutera amabuye, maze ntube ku ruhande rw'amutera amabuye, ahubwo ube ku ruhande rw'abamwemera Yezu Kristo umukiza wacu. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumukola Disinasi wa Diocese ya Cyangugu. Naje kumva warire